Hello guys, inshuti bakunda ukomeza kubana ahangaha umunsi kundi ndabashimiye cyane. Tudatinze rero ngiye kubagezaho amabanga mwahishwe, ibintu byinshi mutigeze mumenya na rimwe ahangaha muri Hayi Fami. Ese irishyura? Ese ntiyishyura? Byose murabibonamo ahangaha kugira ngo mubyibonere. Maze kuyibikuzamo inshuro eshatu. Ngiye kugusobanurira rero uburyo bikorwa n'uburyo wabigenza kugira ngo babashe kuba wakishyurwa. Rero abantu benshi bakunda gukoresha ngo C-Wallet, C-Wallet bigusa kongera kuyohereza kuri Binance ugasanga baragukase. Rero niyo mpamvu ugomba kuba wakoresha Binance account. Ngiye kuba nabikwereka byose muri ino video. Uko ubireba urabona ko dufiteho amadolari 2.17 tugiye kuhita tubikuzaho inshuro ebyiri kandi twabikujeho n'inshuro ya mbere. Urabona ko ari ibintu bishoboka. Ngiye kuba nayigusobanurira neza kugira ngo uyisobanukirwe kugira ngo nawe ubashe kuba wayibikuza. Ahangaha rero naho kwitoreza handitse free, naho kwitoreza handitse junior, naho abantu bamaze kumenyera umukino bagenda. Rero urabona ko handitse junior muri VIP 1. Rero si ngombwa kuba byaragenze gute nawe wawukina uwanditseho junior n'uwa free wawukina, ariko wa free ntacyo wakumarira umwiza n'uwa junior, ariko bigusaba ko nawe nyine umaze kumenyera umukino ku buryo wabasha guhangana n'abantu bazi gukina uno mukino. Rero ikintu gihari iyi nibwo buryo kandi ni nayo shuwa nakoresheje, ndaje nabyo mbibereke, ariko tugiye gutangira tubikuza. Ndaje mbereke uburyo rero wakina uriya mukino wa BR ukabasha kuba watsinda ukinjiza coin nyinshi, kandi ufite coin nyinshi ushobora kugura icyo bita D-Series, ibyo bishobora kuba byagufasha kuba wazamuka muri level vuba kandi bwihuta. Tudatinze rero tugiye kureba uburyo bwo kubikuza kuri Binance. Mureke gukoresha C-Wallet kuko na Binance birakunda. Murabizi iyo uyafite kuri C-Wallet byongera bikagusa kohereza kuri Binance, kandi Binance bite bikunda mu buryo bworoshye. Rero ikintu uri buze gukora ahangaha urazacingamo ijambo USDC wabonye ko ari ryo bakoreshamo hariya mu kubikuza. Nurangiza uze ukanda wanditse ELAC 20. Turaza guhita tuyakira, tuwasoza ino video twamaze kuyakira ako kanya. Rero ni ibintu uri kureba, uraza kureba ku musozi wa video kugira ngo ubone neza ko twayakiriye. Ahangaha rero urahita uzi copy iriya address uyirebe neza ko ari Ethereum. Mu gihe uzaba ugiye kuba wahitamo ntuyitemo BNB cyangwa ELAC zindi, uhitemo iriya ya Ethereum. Nurangiza uze ahangaha tubikuriza kugira ngo tubikuze ubyibonere neza ko amafaranga ahita tugeraho, wizere kandi ukore bino bintu wamaze kubona ko bikora. Nugira ahangaha rero ahita ukanda kuri video, nuza kuba umaze iminsi 7 mo ahangaha nibwo ubasha kubikuza 0.3. Ariko turaje tubikuze nandi ya kabiri kuko ngiye nanjye maze iminsi 7 nayujuje uyu munsi kugira ngo bibasobanurire neza mubone ko ibintu byizeho. Rero ikintu uri gukora awanditse card number upestingemo ya code cyangwa ya wallet tuvanye muri Binance USDC. Niturangiza dukande kuri confirm mu video, niturangiza kongera dukande kuri confirm. Tukimara kanda kuri confirm bahita tuvuga ngo network services busy with, ako abona ko ahise avaho yahise agenda nyine batubwiye ko abari kubikuza ribasabye kubikoza bari benshi, ariko bise bikunda ntugire ikibazo. Urabona ko ahise agabanuka kuri balance ya ready package. Ubu ngubu yamaze kuba yavaho ako kanya. Urabona ko tugerageje kubikuza amadolari 13 tugira ngo ntayo dufite. Nimba ubonye ko tugerageje kubikuza andi madolari 13 ati nayo turagiraho, bidusaba ko dukora cyane. Mba narayagejeje nuko nabanje kuguramo VIP, ariko utarayiguze VIP yabikuza nta kibazo. Tugiye kunya tubikuze bwa kabiri. Urabona ko ari ubwa mbere tumaze kuba twabikuzamo, kandi n'ubwa mbere ya bonus yo kubikuza ukinjira urabizi twarayibikuje muri make. Tugiye kubikuzamo inshuro eshatu. Inshuro ya mbere twamaze kuba twayibikuza, mwarabibonye muri video yabanje. Inshuro ya kabiri turayibikuje, tugiye kubikuza inshuro ya gatatu. Inshuro ya gatatu rero urabona ko dukanzara kuri video hariya hejuru wabonaga ahantu hasi yo munsi ya invite, warayiza kuhakanda ukaza ahangaha kuri card number. Urabona ko dufiteho 0.2 bindi tugiye kongera kubikuza. Leta dukanda kuri confirm, urabona ko tuza gushyiramo ya address nayo ahita avaho. Urabona ko tumaze kuba twabikuza aya mafaranga yose, tumaze kuba twayabikuza. Ubu ngubu yoherejwe kuri Binance, ndaje bikwereke mu kanya gato cyane. Tudatinze rero nimba uri kureba ahangaha barimo uburyo bwinshi. Urabona ko ahangaha uko usarura nyine uburaburo niko uzamuka muri level. Rero iyo ugeze kuri level ya 40 uguze VIP 1, rero bivuze ngo iyo wazamutse muri level ni nabwo uzamura VIP cyangwa ukaba wagura VIP ukazusarura uturima twinshi tuguhereza coin. Tudatinze rero uraza gukanda hari hasi handitse memes, uraza kubabona kuri no dashboard ya telefone yawe cyangwa ku ya Hayi Fami, uraza kuba wayibona. Nugira rero leta uyikanda winjire mu buryo bwa BR nko hariya ne nakweretse cyagiye hari call room kugira ngo uhagere nabikweretse neza cyane. Tudatinze rero hariya ikintu uza kuba wakora uraza guhita winjiramo. Ahangaha rero ngiye nakanze ninjiye mu buryo tugiye kuba twakina twashese coin, none natwe tukabasha kuba twarya. Urabona ko ari ngewe utangiye ukina hano muri BR. Ndaje nkwereka ko n'aya mafaranga tumaze kuba twayakira, kandi nimba ushaka ko tubireba byihutirwa ihutisha ino video nabwo nta kibazo ubanze ubirebe. Tudatinze rero urabona ko ahangaha turimo gukina urya undi cyangwa utsinda undi mu gukina ino BR araza guhita ayinjiza coin. Rero ukwibaza ngo bikorwa gute rero? Urabona ko turi gukina uyu muntu yitwa Mbari ngo Santil Dream, ngiye urabona ko izina ryanjye ari Damon. Tugiye kwanda gukina ino BR, urabona ko ahangaha atangiye arya ariko birarangira muriye, niko bimeze kuko ndize neza ko atari bunsinde uno muntu nubwo ubona afiteho 0 kandi we amaze kugiraho
ane, amaze kuntsinda amanota ane ariko ndamutsinda wowe mwebwe humura muraza kuba mubyibonera. Ino biya rero kuyikina nta buhanga bwinshi bubamo, ikintu ukora kara kantu ugashyiraho urutoki kariya ko munsi, uraza guhita ubibona wenda ninjya gukina kugira ngo ningerwaho, kuko urabona ko ariwe watangiye ukina ahangaha. Urabona ko akinnye nabi akanyinjiriza inka, ngende gukina inka z'umweru agakina inka z'umukara, bivuze ngo ugomba kureba inka ikwegereye kuko izo nizo nka zawe, uze kureba aho ngaho kuri profile yawe nizo uba ugomba gukina. Urabona ko ngewe ntangiye nkina nanjye maze kumwinjizamo amanota abiri kandi we yamaze kwinjiza amanota ane. Rero bivuze ngo ahangaha umuntu aba agomba kugerageza agakina kugira ngo abashe kuba yarya kandi akaba yatsinda uno mukino kugira ngo nawe yinjize coin. Nimara kuba nakina gutya ndamureka akine kuko ngiye nanjye urabona ko ntinjize, mfite amanota abiri we afite amanota ane. Rero hano utsinda undi niwe uza kwakira izi coin. Ndimo ndagerageza kugusobanurira uburyo ino BR ikinwa ukabasha kwinjiza coin. Izi coin rero uribaza ngo wazimaza iki? Izi coin icyo uzimaza ushaka kuziguramo DCDs igufasha kwakira ari amakoini yandi akuzamura muri level, ugasanga nyine uzamutse muri level vuba, ugeze no kubigwa wagura VIP ya 5 cyangwa VIP ya 8 ukoresheje amakoini. Rero nimba wabibonye hariya waguze ama VIP, uburyo urima bwo gusarura uburo buriyongera kandi ukakwinjiriza coin nyinshi mu gihe runaka, kuko wabonye ko iminota ibirimo kwibara. Nimba uri kubireba ahangaha rero urabona ko maze kuba nagira udupira tune cyangwa afiteho amanota ane ku manota atanu, maze kugira amanota atatu ku manota atanu. Bivuze ngo njyewe ahangaha aracyandusha, ariko nubwo andusha ndamutsinda, ngewe ndabizi ngomba guhangana nawe, kuko ugomba kubanza gukora hariya mu buryo bwa furi kugira ngo wimenyereze uburyo uno mukino ukinwa. Urabona ko maze kuba nagira amanota ane kuri atanu, ndaje rero urebe neza uburyo bikorwa. Urabona ko ngize amanota angahe? Amanota atanu kuri atanu. Ubu ngubu turanganyije. Rero ahangaha rero ikintu ukora we ureba kari akantu k'agafresh ukagakandaho, ukaza ureba kari akantu k'ikizeru. Kari akantu k'ikizeru bivuze ko ari imbaraga iriya nkoni nyine iri gusunika kari akantu iza gukoresha. Ubanza kureba imbaraga, ugapima imbaraga uri bukoreshe mu gukina game kugira ngo ubyibonere. Urabona ko dufite atandatu kuri atandatu, twese ubu ngubu turacyanganye, ariko ahangaha agiye kuba yandusha, agire amanota arindwi, noneho yongera akine, nakina biraza gutsindwa, nanjye rero mbonereho kujya nakina. Urabona ko bimunaniye, ahangaha nanjye ngiye kuba nagira amanota arindwi, biraza kurangira ari njye utsinze. Rero reka tuhite tujya kureba neza koko nimba aya mafaranga twaba twayakiriye, nimba amafaranga twaba twayabonye, tumenye neza koko nimba ayo mafaranga twayakiriye, kugira ngo mubyizere kandi mubyibonere, kuko ibi bintu birize. Urabona ko dufite amanota arindwi kuri arindwi. Ahangaha rero turacyari gukina kugeza izi nka zacu zidushiranye, umwe ari we utsinze. Rero urabona ko ni ibintu byiza kandi bikora neza, nawe wagerageza. Urabona ko duhise twakira ya mafaranga yacu kuri Binance account. Urabona ko bwa mbere twabikuje 0.3 by'idolari, bwa kabiri tubikoze 0.2 by'idolari. Reka tuhite tujya kuri Binance account yacu. Kuri Binance account yacu wari wabonye ko dufiteho idolari rimwe ryonyine. Tugiye kureba ko amafaranga yacu yongereye ku buryo wahita uyabikuza ukayakira kuri mobile money. Urabona ko Binance account cyangwa email dukoresha ari yanzu dukunda Elliot imwe ya sister nkuko mubizi. Urabona ko twamaze kuba twayakira, bizi ko account yanjye yagize ikibazo, niyo mpamvu muzajya mubona ndi gukoresha ino Binance nyine itambaruye. Nimba uri kureba reka tuhite dusoka tujye kuri Binance account. Urabona ko ari na notification igaragaza ko twakiriye amafaranga, kugira ngo ubone ko ibintu byanihuse. Urabona ko twari tukiri mu buryo bwo gushyiramo wallet iyo twakiraho amafaranga. Tugiye guhita dusubira inyuma turebe ko yaje kuri balance account yacu, kugira ngo ibintu mubyizere kandi mubikore mubizi. Link yo kwiyandikisha urayisanga muri comment, kugira ngo nawe babashe kuba kwiyandikisha ubone amafaranga mu buryo bworoshye cyane. Tudatinze rero ugiye kuba wareba hano kuri balance account yacu. Urabona ko dufiteho idolari rimwe n'ibice 53 ako kanya twabashije kuba twayakira. Urabona ko irizewe kandi irakora neza kandi irishyura. Bye bye, nizere ko wasobanukiwe. Mugire ibihe byiza, ciao ciao, tuzasubire muri video zikurikira. Wibuka gukanda like ndetse na subscribe. Bye bye.